kugira iyerekwa ridasanzwe kandi rikomeye. Mbona umuntu araje atambutse mw'isi yose, hanyuma yaje aharura ibintu byose abantu bubatse. Yaraharuraga bigahita bigikubita hasi, ibintu byose arabisenya, arabyararika, arabirambika. Mbona isi baye umwirare, mbona nta kintu gihagaze kisigayeho uretse ibiti. Uretse ibintu byose by'ibimera nibyo byasigaye bihagaze, n'ibyo abantu bose barundarunze byose. Ngo ibi n'ibiki bibaye, numva ijwi rirambwiye ngo nyir'umurimo aje kuwutunganya. Iyi si ije, Imana ije kuyitunganya. Imana ngo inyuze mu isi, kandi ngo ibintu byose ize kubicisha bugufi, ari ibikomeye, ari ibyoroheje, ari ibyo abantu bubatse, ari byose ngo aje kubishyira hasi. Kandi uko nareba ngasanga niko byagenze. Mbona ibintu byose byagiye hasi, mbona nta kintu na kimwe gisigaye. Ayiwe, mbona abantu bakomeye bifashe gutya ku munwa. Reka nkubwire, na bya bitwaro bacura bya kirimbuzi byose umuyaga warabihushye bijugunya mu nyanja. Na ya mataje yandi bavuga ngo bya bindi bigetse ngo ni imitamenwa bakoze, byose umuyaga yaremena ngo bikubita hasi, umuyaga uraza wawukubita, uragenda ujugunya mu nyanja. Wari umuyaga udasanzwe. Hano reka mbereke igikoresho yari afite iki gikoresho. Nimbona nerekana iki gikoresho hari abantu bari bubyumve neza, nk'abantu b'abafundi b'abaenjenyeri. Iki gikoresho barakizi neza, bari bukivuge, barakizi. Iyi ni igikoresho bakoresha. Amatafari arahari, atangiye kubaka. Hanyuma inyubako yubatse zari zitandukanye n'iz'abantu bubatse. Uyu nawo ni umwiko yakoreshaga akubaka, ariko akubaka. Uyu nawe ni umwiko. Uyu nguyu ugendana n'iki ngiki. Iki kiba gifashe sima, ugashyiraho, warangiza gushyiraho sima ugashyiraho itafari cyangwa se bloke. Ijwi rirambwira ngo nimbwira abantu ngo Uwiteka niwe uje kwiyubakira kurusha uko bubaka. Ngo ibyari bihari byose ngo aje kubisenya, hanyuma yongere yubaka ibindi bishyashya. Ibyari bihari byose ntago ari bakunzi b'ijambo ry'Imana. Twongere tubasuhuze, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turagarutse rero nk'ibisanzwe, ni kakanya keza ko kugira ngo twumve icyo umwuka w'Imana aba avugana natwe. Rero twagira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana François. So bwa mbere ageze hano, ariko turizeye ko atari nabwo bwa nyuma. Umukozi w'Imana Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwe icyubahiro. Ni amahoro. Ni amahoro. Urakomeye. Turashima Imana. Turakubona muri za mvugo z'ikige ngo urarasa uruti. Izo niza b'iki gihe nyine. Ariko ni Kinyarwanda hari gikomeye. Nimubwiye ngo ni gikomeye cyangwa cyoroshye ntabwo mbizi. Ariko kurasa uruti ni ukuvuga ko umuntu aba akomeye. Abakomeye. Uw'imbere se mu bugingo we bimeze bite? Bugingo nawe buriya se ngo roho nzima mubiri muzima. Roho nzima mubiri muzima. Niyo umubiri ari muzima na roho ni nzima. Abagenda bose bafite umubiri wizima. Tubona ababonsa, tubana afite imbaraga, bafite mbese bagaragara ko bakoze umubiri. Reka tubanze na roho burya ni nzima. Reka tubanze twumvikana, ubanze umva icyo shatse kuvuga. Abantu bose uko ari bazima ku mubiri ntabwo ari bazima no kuri roho. Njyewe mvuze kuri njyewe ubwanjye. Niyo umubiri ari muzima na roho ni nzima, kuri njyewe ubwanjye ntabwo mvuze kuri nepo cyangwa no kuri we cyangwa none, mvuze ko njye ninjye wiyize ubwanjye. Ya twagira ngo rero nubundi usenga Imana. Reka dusenge. Ubundi tugezeho icyo umwuka yaguhaye kutambutsa. Murakoze kuduha umwanya wo gusenga, ariko tutarasenga reka tubanze tubwire abantu ngo nimuhindukize amaso yanyu murebe hejuru. Mwo kureba hasi ahubwo ni murebe hejuru. Murebe mutumbira Imana yonyine.
ijambo rimwe rirambwira ngo abantu batumbiriye hasi ntabwo bari kureba hejuru. icyo nshatse kuvuga muracyumvise, abantu bari kureba hasi ntabwo bari kureba hejuru. urakitubwira. nshatse kuvuga ngo abantu n'amazi ntabwo bakihanze ku Mana, ahubwo bafite ibindi bayahanze. ibyo niba bireke rero bahanga amaso Imana yonyine. Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana yacu, ni wowe twiringiye kandi ni wowe twizeye. Turakwinginze ngo nuduye kuguhanga amaso n'ukuri. Hari byinshi biturangaje, ariko nugarura amaso yacu tugutumbire. Imitima yacu irahabye, ariko nta wundi wayihabura, niwe wenyine. Ngaho nuyihabure. Hanyuma rero reka tubanze tukwemerere, tubanze tugushimire ibyo wakoze. Hanyuma nitumara gushima, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe bitambutse. Ni ukuri turwaye waraturinze turakira, turi mu nzu yatuza hano wabanye natwe. Ni ukuri nta gikuba cyacitse, ibyo turabigushimiye. Kandi nagushimiye ko nasanze Mushumba ari amahoro, sangana Nepo ari amahoro. Ni ukuri nuhabwe icyubahiro. Hanyuma rero tunaciye bugufi imbere ngo ushyirwe hejuru. Niba utwemere ko duca bugufi, hanyuma unatwemere tugire icyo tukwisabira. Kuko navuze ngo nituze imbere yawe tujye tugusaba icyo dukeneye cyose. Turagusabye ngo numanuke ubane natwe. Turagusabye ngo numanuke ubane n'abantu bawe, kandi wururuke ubarengere. Tuguye isari, tuguye umwuma, ariko nta wundi watumara inzara n'inyota. Haleluya. Uretse wenyine. Ariko hano ijambo riratubwira ngo nituze twebwe badafite zahabu n'ifeza, ngo tunywe tunarye ku buntu. Ariko abantu ntago bari kubyumva. Abantu ntago bari kubyumva, bafite ibindi barangariyemo. Ariko nubagaruza neza yawe. Hanyuma numara kubagaruza neza yawe, Mwami mwiza, ubahe kumva no kumvira. Ubwo kumva ukumvira biruta ibitambo. Nuhabwe icyubahiro rero umuntu wese ugiye gutega amatwi iri jambo, ni ukuri bane nawe kandi umurengere mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu. Yego murakoze. Kuduha karibu. Ndabashuhuje rata. Mpereye kuri Nepo wampaye karibu, nawe Mushumba mwampaye karibu, ndabashuhuje. Hanyuma rero nawe mwese mudukurikiye, ndabashuhuje mwese. Ndavuze ngo mwebwe mwese ndabahobeye. Abaye ndavuze ngo ndabagumbiriye. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Impamvu z'abo ngabo ni uko ari bo turi kuvuga ururimi rumwe, turi kumvikana. Reba ibyo mvuza bose barabyumvise. Hanyuma rero reka nsuhuze abantu bose batuye ku mugabane wa Afurika. Ururimi wavuga rwo rwose upfa kuba utuye ku mugabane wa Afurika, ndagushuhuje. Hanyuma hari n'abatuye ku mugabane w'Uburayi, nabo ndabashuhuje. Indimi bavuga ntabwo nzi umubare wazo, ariko uri muvuga nawe ndagushuhuje. Rero hari n'abandi batuye muri Amerika, namwe ndabashuhuje. Hari n'abatuye muri Aziya, namwe ndabashuhuje. Ni ukuri mugira umugisha w'Imana, kandi umwuka w'Imana namanuka abane namwe. Reka dukomeze mu izina rya Yesu. Ntabwo nshaka kubatindira. Muri iyi minsi ndi kuvuga ngo sinshaka gutindira abantu, kuko nta gihe cyo gutinda kigihari. Tugomba gukora hakiri ku manywa butarira, kuko bushobora kwira. Kuko iyo bwije ntabwo umuntu wese abasha gukora, ariko butarira urakora. Natwe niyo mpamvu tugomba gukora hakiri ku manywa, kandi tugakorana umwete. N'iyi minsi naje kugira iyerekwa ridasanzwe kandi rikomeye. Mbona umuntu araje atambutse mu isi yose. Hanyuma yaje aharura ibintu byose abantu bubatse. Yaraharuraga bigahita byikubita hasi. Ibintu byose arabisenya, arabyararika, arabirambika. Mbona isi baye umwirare. Mbona nta kintu gihagaze kisigayeho uretse ibiti. Uretse ibintu byose by'ibimera nibyo byasigaye bihagaze, n'ibyo abantu bose barundarunze byose yarabisenya bishyira hasi. Waba ari umutamenwa, waba ari ibyondo, byose yashyize hasi ararambika. Hasigara ari umwirare, ari amatongo masa. Hanyuma rero nyuma y'ayo matongo arangije, amaze kubishyira hasi, mbona n'abantu bakomeye bose arabarambitse abashyize hasi. Yafashe inkoni arabakubita, bose barambarara hasi, ntihagira n'umwe asigaza. Ahera mu nzego zose akubita hasi, ntihagira n'umwe asigaza.
hanyuma maze gukora ibyo byose nibwo naje gukanguka, ariko nkanguka ndimo mbaza ngo ibi ni ibiki bibaye. Mpita mfata umwanya mpita nsenga, mwo kanya ndi gusenga ndongera nsubizwayo, ndongera musubira muri rya yerekwa. Mbona birongeye bigenze kwa kundi inshuro ya kabiri. Hanyuma ngomeza gusenga, noneho mbaza cyane, mbaza ngo ibi ni ibiki bibaye. Numva ijwi rirambwiye ngo nyir'umurimo aje kuwutunganya, iyi si Imana ije kuyitunganya. Imana ngo inyuze mu isi, kandi ngo ibintu byose ize kubicisha bugufi, ari ibikomeye ari ibyoroheje, ari ibyo abantu bubatse, ari byose ngo aje kubishyira hasi. Kandi uko nareba ngasanga niko byagenze, mbona ibintu byose byagiye hasi, mbona nta kintu na kimwe gisigaye. Ayiwe, mbona abantu bakomeye bifashe gutya ku munwa, bagira agahinda, ariko mujye bagifite agahinda nabo mbona badutsema n'abakubise bose barambaraye hasi. Hanyuma rero arangije, hari ikintu gikomeye yakoze. Mbona maze kurambika iyo myanda yose iri hasi, mbona araje, umuyaga waraje urahuha waturutse mu burasirazuba, urahuha ibintu byose, urakusanya imyanda yose, urakusanya. Hanyuma arangije araza, umuyaga uragenda ubijugunya mu nyanja. Iyo nyanja mbona irazimanganye, naho harakomeye, harumutse aho bya bintu byose bigiye. Amazi ni ukuvuga ibyo bintu byose byahise bimira, amazi yari ari mu iyo nyanja. Ndabaza Mana, ibi bintu uko mbona bikomeye bishatse kuvuga iki? Ati sinakubwiye ko Imana ije kunyura mu isi, kandi ko nta kintu na kimwe cyayihagarara imbere ije gutambuka? Reka nkubwire, na bya bitwaro bacura bya kirimbuzi byose umuyaga warabihushye ubijugunya mu nyanja. Na ya mataje yandi bavuga ngo bya bindi bigetse ngo ni imitamenwa bakoze, byose umuyaga yaremenagwa bikubita hasi, umuyaga uraza ukubita, uragenda ujugunya mu nyanja. Wari umuyaga udasanzwe. Na ba bantu bose wabajyanye mw'iryo yarara ryose, uragenda bose ujugunya mu nyanja. Isi sigara ihagazeho ibi tureba byonyine, ibi biti tureba, icyitwa ikimera nicyo cyasigayeho. Ikirere muwo muyaga cyahindutse ivumbi, hanyuma nkabona ibintu by'amabuye biragenda byibirendera mu kirere, bigenda byose bijya muri ya nyanja. Ibintu bimeze nk'ibi byuma by'iferabeto nkajya mbona nabyo biragenda byibirandura bijya muri ya nyanja. N'izi nsinga z'amashanyarazi mureba ntazasigaye, byose byaragiye. Hanyuma ariko ngo Imana ije gute? Igiye kunyura mu isi. Niko umuntu yambwiye, niko uwo muntu yambwiye. Hanyuma rero nyuma yo kunyura mu isi, nagiye kubona mbona nyuma y'ibyo byose birangiye, nabo bantu bose mbonye bagiye mu nyanja, na nyanja yose yongeye yakamye, habaye ubutaka nk'ubu ngubu tureba. Mbona ahantu hose hararingane. Nashobora kuba mpagaze hano, urabona yuko umuntu utareba inyuma y'uriya musozi, ariko umusozi waciye bugufu nkareba kure cyane, nkabona ahantu hose hameze hararinganiye, hameze neza. Hanyuma arangije haguye, nagiye kubona mbona haguye akavura keza k'urujojo gacubije ya mikungugu yose, mbona ikirere kirumutse, mbona ikirere kirakeye, mbona rya vumbi rishize mu kirere. Ndabaza Imana, ibi byonyine noneho bibaye unyeretse ni ibiki? Ijwi rirambwira ngo ndaje nze, ubu ntacyo urabona, ndaje nze nkwereka icyo ugiye kubona. Hanyuma nyuma y'icyo gihe mbona umuntu araje. Hano reka mbereka igikoresho yari afite iki gikoresho. Nimbona inerekana iki gikoresho, hari abantu bari bubyumve neza, nk'abantu b'abafundi b'abayenjenyeri, iki gikoresho barakizi neza, bari bukivuge, barakizi. Iyi ni igikoresho bakoresha ahantu bapima inzu mu gihe hari umusozi, kikabafasha gusatura umusozi mu gihe badafite pare yifotora ubutaka, kibafasha gusatura umusozi. Hanyuma mbona nicyo afashe, ateye impambo, atangiye gusatura umusozi mo kabiri. Hanyuma amaze gusaturamo umusozi mo kabiri, mbona atangiye gusiza, mbona atangiye kubaka.
mbona azanye nivo ngiyi, amatafari arahari, atangiye kubaka. Hanyuma inyubako yubatse zari zitandukanye n'iz'abantu bubatse. uyu nawo ni umwiko yakoreshaga akubaka, ariko akubaka. Uyu nawe ni umwiko, uyu nguyu ugendana n'iki ngiki. Iki kiba gifashe sima, ugashyiraho, warangiza gushyiraho sima ugashyiraho itafari cyangwa se bloke cyangwa n'ikindi ushaka gukoresha. Ariko ibikoresho ntabwo yakoreshaga amatafari aya ngaya asanzwe, nabonaga akoresha amatafari adasanzwe. Nabonaga amatafari akoresha yari akubumbye mu buryo bw'ibizeru, n'inyubako yubatse zari zubatse mu buryo bw'ibizeru, ariko ukuntu zari zifunze ku buryo budasanzwe. Nta muhanga nigeze mbona mu ba engineer bubatse, nta muntu nigeze mbona yubaka gutyo. Hanyuma arubaka neza. Amaze kubaka inzu ya mbere yubatse, arayuzuza. Amaze kuyuzuza ahamagara abandi bantu, arababwira ngo nimuze murebe. Aravuga ngo ninde washobora kubaka nk'uko inzu yubatse? Abambere bacaho baragenda ngo ntabwo twabishobora. Arongera azana abandi, arabwira ngo nimwitegereze iyi nyubako, ngo ninde muntu washobora kuyubaka. Nabo barayitegereza, bareba ukuntu ifunze, hanyuma barababwira ngo ntabwo twashobora kuyubaka. Aragenda azana abandi, aba gatatu nibo bashoboye kubaka iyi nyubako. Iyi nyubako rero baratangira, nabo bafata ibikoresho barapima, barubaka. Bageze hagati, arabwira ngo nimuparike muzamure izindi. Bazamura inzu nyinshi. Hanyuma zimaze kuba nyinshi, noneho zose batangira kuziterura rimwe, kuko abantu bari batangiye kubona uko inyubako zubakwa. Hanyuma bamaze kubaka, bamaze gusakara, iza mbere, igika cya mbere cyari inzu nyinshi cyane, navuga ngo uzirebye zavaga nkangaha zitondetse umurongo. Ahangaha turahareba urugendo rwaba ruri hano byiwa rukagera i Nyarugenge mu mujyi. Zari zitondetse ku murongo, kandi ari imirongo myinshi cyane. Hanyuma rero arangije, mbone zimaze kuzuza, zimaze gukorerwa amasuku neza, ndabyitegereza. Hanyuma ntangira numva ndakangutse, ariko nkangukira mu mwanya wo gusenga. Hanyuma rero mu mwanya wo gusenga none nongera kubaza Mana, izi nyubako ni umuntu wazubatse wazanye abantu bangana gute, bakavuga ngo ntibazi kuzubaka, zivuga iki? Ijwi rirambwira ngo nimbwira abantu ngo Uwiteka niwe uje kwiyubakira kurusha uko bubaka. Ngo ibyari bihari byose ngo aje kubisenya, hanyuma yongere yubaka ibindi bishyashya. Ibyari bihari byose ntabwo ari iby'umumaro, aje kubisenya, aje kubaka ibindi bishyashya. Kandi arambwira ngo nimbwire Uwiteka ko akomeye wese ko adakomeye, kuko n'ibyiwe ntibikomeye. Ngo icyakozwe n'umwana w'umuntu cyose ntigikomeye, kandi nawe ntakomeye, ngo uko ni urwondo rumeneka mu kanya gatoya. Hanyuma rero dore byakurikiyeho. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Ihute udusomere ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 17 umurongo waho uhere ku murongo waho wa 10. Igice cya 17 uhere ku murongo waho wa 10. Reka dusome ijambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 17 durahera ku murongo w'10. Dusome mu izina rye. Aravuga ngo kuko wibagiwe Imana y'agakiza kawe, ngo kuko wibagiwe Imana y'agakiza kawe, kandi ntiwibutse igitare cy'imbaraga zawe, kandi ntago wibutse igitare cy'imbaraga zawe, nicyo gitumye utera ingemwe zo kwinezeza. Ngo icyo cyatumye utera ingemwe zo kwinezeza n'ingurukira z'inyamahanga. Hanyuma utera uhamagana n'ingurukira z'inyamahanga. Umunsi waziteraga, washyizeho uruzitiro, washyizeho uruzitiro hagati yanjye nawe. Bukeye usanga zarabije, hanyuma bukeye usanga zanarabije. ariko ibisarurwa
ariko ibisarurwa bizabura ku munsi w'umubabaro, ariko ibisarurwa byose ku munsi w'umubabaro bizabura, n'agahinda gasaze. ni agahinda gasaze gusa. Umva imidugararo y'amahanga menshi. Ngo ngumva neza, wumva imidugararo y'amahanga menshi ahorera nk'inyanja. iyo midugararo irahorera nk'inyanja. Umva no gusuma kw'amahanga. Hanyuma umva no gusuma kw'amahanga. Asuma nk'amazi menshi. Oya, ayo mahanga arasuma nk'amazi menshi. Yo ku rusumo pe. Amahanga azasuma nk'amazi menshi. Amahanga azasuma nk'amazi menshi. Yo ku rusumo. Ariko Imana izabahana. Nabo bazahungira kure nk'ibishingwe. Byo ku misozi iyo bijyanwa. Hanyuma bijya iyo bigomba kujyana. N'inkubi y'umuyaga, kandi bazirukanwa nk'umukungugu utumurwa na serwakira. Nk'umuyaga aho bijyana, kandi bazirukanwa nk'umukungugu utumurwa n'umuyaga. Dore ibiteye ubwoba. Dore ibintu biteye ubwoba. Nimugoroba. Ariko bwajya gucya. Bagasanga nta bihari. Uwo ni wo mugabane w'abantu banyaga. Kandi nibyo bihembo by'abatwambura. Kandi ibyo ngibyo nibyo bihembo by'abatwambura. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma mbaza iby'iri jambo, mbaza impamvu nabonye birankabona iri jambo. Hanyuma ijwi rirambwira ngo abantu ngo baretse Imana, ngo ntibakihanze amaso, ahubwo bahanze imiturirwa yabo, bahanze amaso ibindi bintu bidafite umumaro kuri bo, ngo niyo mpamvu ije kubikuraho. Hanyuma yamara kubikuraho nabo ikabatsemba burundu. Ariko irambwira ngo izongera yubake bundi bushya. Hari abandi bantu ije kubaka, nk'uko yabwiriye ngo hari abandi bantu bahanuzi 7,000 batapfukamiye Bayali. Hari abandi bantu Imana ije guhamagara kandi mutaza bari bo. Irambwira ngo rero ngo ukomeye mubwire ngo nta gikomeye, ahubwo ukomeye agiye kugaragara. Ukomeye ni wahamagawe n'Imana, nk'uko Imana yubatse. Ukomeye ni Imana wije kongera yerekane mu iminsi. Ariko wibwira ko akomeye ntabwo agikomeye. Wibwira ko akomeye agize gute? Ntabwo agikomeye. Ubwira ko atunze agize gute? Ntabwo agitunze. Uko ibyo atunze nta bigihari. Kuko Imana yaje kubinyuramo. Imana yaje kubinyuramo burundu. Kandi aho Imana inyuze, icyampa Imana aratugaca bugufi. Uyu munsi uciye bugufi ntabwo Imana yanyura mu byawe. Urazi Imana inyuze mu rugo rwawe ikavanaho ibintu byose. Urazi nk'iki zikuyeho uwo ari wese yakota. Ariko garukira aho ngaho rata. Hanyuma numara kugarukira aho ngaho, wizere Imana uyigarukiye nayo irakugarukira. Icyama nawe ukaba ugiye kubakwa nk'uko bitegetswe. Ukaba ugiye kubaka nk'uko Imana ije kubaka, bari kubaka, aho kugira ngo wubakwe n'abantu. Byaba ari agahinda wubatswe n'abantu. Byaba ari agahinda utishikije ku Mana ukishyigeza ku bantu. Imana yo mwije tugereza kandi ibaho umugisha. Tutaragana ku musozo, mukozi w'Imana, nagize akabazo k'amatsiko nakubaza. Wavuze ati Imana yatambutse kandi nabonye ibintu byose bisenyuka. Ese Imana irahura iki ibyo bintu? Natangiye mbivuga, ibyaha byawe biriye mu isi. Abantu bibereye mu busambanyi, abantu bibereye mu butinganyi, abantu bibereye mu bidafite umumaro. Imana yararakaye. Hanyuma igihe kimwe Imana ngo Sodoma n'Igomora bagwa mu byaha, ngo Imana igambira kugira gute? Kurimbura Sodoma n'Igomora. Ngo ibwira Aburahamu ngo imubwira neza ko ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura. Hanyuma Aburahamu ngo aratakamba, ngo ese Imana ntabonetse abakiranusi 50 ngo wahareka. Aburahamu ngo Imana yibwira ngo nibaboneka nzahareka. Hanyuma ngo 50 Imana ihageze barabura. Ngo ese 25 babonetse ntiwahareka? Ati nta kibazo nzahareka. Hanyuma iramanuka none agera kuri 20 barabura. Aramanuka agera kuri 10 barabura, aramanuka agera kuri 5 barabura. Hanyuma rero Imana irambwira ngo ni imbuzi yatanze. Ibi ngibi nubwo yabigaragaje nk'imbuzi yatanze ngo abantu bihana. Ariko nyuma yo kutihana birabo. Nyuma yo kutihana birabo. Igihe kimwe
Eliya yigeze avuga ngo nijye usigaye. yego Icyo gisi yari tuwe n'abantu bakeya ku buryo nta na miliyari imwe yabaga ku isi. Uyu munsi turi muri miliyari nyinshi. None Imana icyo gihe ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. turi kumwe. Ubu ngubu noneho n'uyu munsi nta birindwi byaba bihari kirandikira Imana byatuma Imana yigarura ntirimbure isi ntirimbure n'ibyo batunze. Uvuze neza cyane uravuga ngo nta bihumbi 7 ndira byari ngo nta miliyari yenda yari ihari. Ariko ngo turi ama miliyari. Hanyuma yo niba icyo gihe baraga ibihumbi 7 nta miliyari ihari, ubu ukaba turi ama miliyari yenda irasaba miliyari. Ahubwo se nivuze ngo nitwisore twisore turebe ko ya miliyari iboneka, ngewe nawe twihane n'undi yihane, hanyuma turebe ko Imana ya miliyari yaboneka, Imana ikareka guhanisa. Ariko uyu munsi wano yatubwiye ngo nitugarukira ngo tukihana, irabireka kuko Imana icyo ishaka ntabwo yanga icyaha, ahubwo ntabwo yanga umunyacyaha, yanga icyaha. Nitureke ibyaha turebe ko Imana hari urubanza tugirana nayo. Niba wari umutinganyi bireke, niba ari umusambanyi ubireke. Abantu abantu basenye ingo z'abantu bazimaze kandi ari abashumba pasite. Ndi umugabo wo kubera umuntu ayutse kumumagara kuri telefone namubwira ngo nafashe message umuyobozi wanjye yandikiranye n'umugore wanjye bagiye gusohokera muri hoteli. Ari umushumba we. Iminsi imperuka. Ibyo nabyo bitumye Imana irakara. Ariko nibareka ibyaha byabo hanyuma bagarukira Imana, barebe ko nayo itabagarukira. Ese Imana ko tuzi ko ishobora byose, tuzi ko ifite imbaraga, inaniwe kuba yahindura abantu bayo itabanje no kubahombya. Yesu yigeze abwira abamubayeje ngo ni kukigishiriza mu migani, ababwira ijambo rikomeye cyane. Iriya jambo ndigezeho ndishaka ronga, arabwira ngo reka rero mbabwire ngo mwebwe mwahawe ngo kumenya amabanga y'ubwiru bw'Imana, ngo niyo mpamvu ngiye kuyibasobanurira. Ngo ariko hari n'abantu batahaye kumenya amabanga y'ubwiru bw'Imana, ngo niyo mpamvu ugira mu migani. Rero umwana wo kurimbuka ni wavuze impanda gute azarimbuka. Ushatse kuva ni nka wa wundi avuze ati umwana uri bupfe nubwo wafata niduka isongamo bugari ntandi yapfa nukuri. Imana tubabarire. Imana yabarira. Rero ariko turi kugana ku musozo, birashoboka ko wenda haba ari cyakwisobwe na ari cyo wakongeraho cyaba cyakwisobwe nabwo abutambutsa ubundi ugasenga Imana. Uva ukuraho cyangwa kongera ngo sabihanirwa. Turi kugana ku musozo, waduha nimero za telefone kugira ngo hari wakwifuza gusengana nawe, hari wakwifuza kugira gusobanuza utabasha kudasobanukirwa. Siko bose bompa imigani kugira ngo umufashe no gusenga Imana. Bantu b'Imana kandi bakundwa b'Imana, muntu wese ushaka kumvugisha, nkunze kubwira abantu ngo ntago mpari ku bwanjye mw'iki gihe, ahubwo Imana yahashyize ku bwanjye. Nimero ya telefone turayiguha niba ushaka ko dusengana. Ngira groupe yitwa bari mu rugendo rugana mu ijuru. Dusenga buri munsi wa gatatu saa 9 na saa 2 na saa 9 za mu gitondo. Buri munsi nta munsi uvuyemo. Niba wumva wabishobora karibu. Ariko ngiye guha nimero yanjye, urampamagara cyangwa unyandikire kuri WhatsApp ni 078 78 76 238. Ariko wuje azaje nta gusubira inyuma. Yusubiye inyuma gato, twebwe y'Imana ivuze ngo bigende gutya nuko tubigenza, nta kureba hirya no hino. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Karibu nisengesha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe, uri umurengezi wacu kandi uri umutabazi wacu, uri Imana twamenye, uri Imana twiringiye kandi uri Imana twizeye. Hanyuma rero tunaguciriye bugufi kandi turanakwinginze ngo nugire imbabazi kandi ugire imbabazi abantu bawe, kandi buri muntu wese umuhe kwihanira kureka. Hanyuma nitumara kwihanira kureka, hanyuma tugarukire inzira zawe, nawe uzatugarukira. Hanyuma nushyirwe hejuru kandi wamamare, nudufashe muri buri kimwe cyose, inzira zacu zitunganye kandi uzigorore. Uko Yohani ngo yigishiriza abantu mu butayu akabwira ngo nibatunganye inzira z'Uwiteka, natwe turakwingiza ngo inzira zacu zitunganye kandi tugendere mu kuri kwawe no mu butabera bwawe. Hanyuma urakoze uko byumvise, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Karibu mushumba.